bwanjye buke narahaga ahubwo wagize umugore bitashi nagize umugore utanyurwa nuko nabyita oya ntago icyatanu cyamunyuze abantu barya ubugari bakaburisha isosi ntago bibiri byamunyuze cyatanu bibiri byanyuze wita ufata iturufu ry'icyatanu ni nka sampo nari ntanze ukamujyana he kamukuzanira njye se ndonsa umukecuru wonsa hari amezi hari igihe kigera erega giye mama Keza namugarukiye nimba azamuzana mu cyaro basa akajya ahinga ubundi uyu nta mugabo umurimo koko jya uhahira umugore arya hage wivuga gutyo mama nawe wivuga gutyo menya ngo icyo umugore yakwirukaniye ko utamuhahira n'ubundi yari asanzwe yigira ngiye kubaha ikaze rero mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko mumeze neza mwese rero umwaka mushya muhere ndetse nizere ko iminsi mikuru yagenze neza kuri mwese tugenda tubana turi kumwe papa bebe papa bebe turi kumwe na papa bebe ndetse na mama we yego impamvu ari papa bebe ntago ngo kubera ko yashatse yenda kwibaruka agakitwa mu izina kaba ari agasuzuguro urumva ko uri gushaka gukura ku ngufu hari respect izindi niyongera tukwaye ikaze rero murakoze cyane mama nawe turakwakiriye murakoze umwaka mushya muherereye kuri twese umusore wawe uramubona ko amaze kuzana ubwanwa aha ndabona yarakurise duherukana muri 2024 ubwanwa bwaje ntabwo mwasangiye iminsi mikuru harya ntabwo twayisangiye yayisangiye n'umugore ntabwo njye narayisangije yaracyanyitaho aracyibuka ko namubyaye narayisangije nose ntabwo uzi ikiganiro cyangwa uburyo naguhamagaye nkubwiye yari nzi ko mwari muri kumwe oya byabaye birya nakubwiye byabaye mu minsi mikuru itaragera yari hafi ariko yari itaragera mama rero uyu musore wawe nukuri yahuye navuga ko ari ibibazo kubera ko buriya ushatse nyuma ukaza gutandukana n'umuntu mwashakanye biba ari ikibazo ntabwo wavuga ko ari byiza biba ari ikibazo ni nayo mpamvu duhuye cyangwa se mbahuje kuko yarambwiye ati njye ndaremerewe mugira inama ko yakuganiriza nk'umubyeyi buriya ntabwo nawe gushobora kubera nabimusobanurira iyo ntakwifashishije hari wenda niwo tubera oya ntabwo njya gushobora ahubwo niwo jya umfasha mbese muri byose niwo mpamvu nayo ushatse ngo mbimubwire ntabwo ari cyo nabivuga mubwira impamvu nyine mama rero amakuru mashyashya si meza nyine y'umwaka mushya si meza aho umugore wanjye ntabwo tukibana nizeye ko nyine atari ibintu bigutunguye ntabwo byahita ntabwo nakubwiye ko uriya atari umugore uburyo yamufataga n'uburyo yamubyumvagamo ubundi ni gute ufata umuntu ungana na mama wawe ukamugira umugore buriya se koko ibyo narabyirengagije buriya mu by'ukuri uriya wabonaga ari umugore ibyo byo narabyirengagije ariko ndaza no kugusobanurira uburyo nyine tutabanyemo neza none se muhungu mwiza mwatandukanye mupfikira ko nakugiriye inama ukanga kunyumva ngo umugore wawe ni mwiza ngo umugore wawe ngo ntabwo ngo ntiyagutenguha ngo umugore wawe murakundanye urumva none biranagoye kuba nabigusobanurira kuko mwapfuye iki ntabwo navuga ko hari ikintu cyajyaye twari gupfa ubwo sinzi uriya mugore aho duherukanira umbwira ngo uzamfasha umwana yavutse umugore twagiye mu rugo nyine turabana bisanzwe hashize nk'ibyumweru nka bibiri umugore atangira guhindura imyitwarire akajya ajya mu kabari ntatahe rimwe na rimwe ntatahe agataha yasinze n'amafaranga amuhaye gwa deni ntahaye amafaranga akayirira keka ko hari ikindi kibazo cyaba gihari birambabaza cyane birangira umugore tutakibashije gukomezanya umugore yaje umunsi umwe ngira ngo aza nko mu masaha 8 gutyo saa 9 za nijoro se z'amanywa yasinze icyo gihe yanaraye no mu kabari deni yaje amasaha aza nyine akanyirukana urabizi ko nyine nabagano yakodeshaga urumva nta rundi rwo twavuga ko nyine nubwo nishyuraga inzu ubwo amafaranga yishyurwaga n'umugore kuko iyo usanga umuntu inzu yikodesha we nta bushobozi ufite bwo guhereza amafaranga yo guhereza umugore akajya gukodesha
birangira anyirukanye muri ubwo buryo, yanyirukanye ku zuba rirasa rya zuba rya saa 8, anyirukana n'abaturanyi bari bose, nta kintu nigeze ntwara, ntabwo navuga ko ari ikintu natwaye. Akaga umusore wawe ari guhura nako. Yanyirukanye nta n'umupira ntwaye, ngenda gutyo nyine uko nari nambaye niko nagiye. Urihirukana ubundi umugore niwe ugenda, ariko Anyirukana gutyo ngenda ndavuga ati hari wenda ni inzoga zimukoresheje ideni, buracyangarukanye ideni tubiganiraho, inzoga zamushizemo. Noneho kubera ko nari mfite umujinya sinabona uburyo mbagira, wenda ndatuza navuga ati amara nk'iminsi 3, uwa gatatu ngezeho nsanga umugore yarimutse, yapakiye ibintu byose yarimutse, yaragiye radio iki byose ibintu byose bafite mu nzu byose yarimukanye aragenda. Aho ngerageje kuhamagara Keza nyine amuze nawe, aramuza nawe ntitwahuza neza, umugore numva aracyafitemo imyumvire itari kuntu, ntitwabasha guhuza neza, n'ubwo buryo byagenzemo. Umugore yantwitiye umwana, twanye gutyo, nabushatse uburyo mbikugisha inama, ngo ati ntabwo nabikugisha wowe unafite Keza nkamfashe, n'ubwo buryo mbese. Noneho ndumva ibi ndumva bincanze pe. Nuko mpagaze muri kano kanya, utazakomeza ubu umugore ntabwo uza ahantu aba, uzakomeza wiringiye ngo ndacyari kumwe n'umugore. Ese ubundi kubanza kunyura kuri Keza kugira ngo abahuze, ni nawe wabahuje, ni nawe wabahuje mujya gushakana. Ntabwo ari we waduhuje, Keza kuko amfasha muri byose. Ntabwo yifuza guhura n'uyu nyine, baratandukanye. Keza yarigendeye, yatereye ibintu arigendera, sibo na n'ubu sinzi aho aba. Kugira ngo bahure bisaba ko ngiye muhamba. Rero Keza, ibi ni ibintu nari niteze ko bizabaho, kuko nabona uriya mugore ntabwo akwiranye n'umwana. Wa mwana we nakugiriye inama, wenda ndi umwana kuri wowe, ndi umwana kuri wowe, imbere y'umubyeyi ndi umwana. Niyo waba uri umusaza wazanye imvi narakubyaye ubu uri umwana, uri kunyumva? Nakugiriye inama wanga kunyumva, ndi nyoko nyamwanga kumva ntiyanze. Inama yari ari kungira Keza, inama yo kungira nizo gutandukana n'umugore, zari zo gutandukana n'umugore, kandi naramukundaga. Ikindi none ubu ko mwatandukanye uri gukunda iki? Ubu uri gukunda iki? Kandi ngira ngo oya uyibona ibibazo binsagariyeho, deni nawo ujyute unyikura. Umugore ntawe ufite, aragutaye. Nyoko umugore yaragiye birumvikana, wamuteye ishoti nawe ntukimwitayeho. Nyoko abavandimwe wabateye umugongo, ngukurikiye umugore, ubu ntubuze byose nk'ingati imenye. Oya ngende ndacyagufite kandi nawe uramfite. Urumva no kuba ngibasha kuba navuga ati mamagara mama mumenyeshe uko merewe, deni nibazo mfite. Ariko byonyine nibaze kugira ngo unyure kuri Keza kugira ngo mbone. Oya ndi nyoko narakubyaye. Rega ni n'ikimwaro, ni n'ikimwaro. Oya mjewe kuki abanza kunyura kuri Keza kugira ngo mbone. Mama urumva ntabwo yabyakiriye neza, none ubu ngubu nubwo yacyagiye yijisha kuri kamera, ntabwo yayishimiye uriya mugore pe, ntabwo yaramwishimiye. Nubwo nyine urumva rero no kubona mubwira ku kibazo cyo mugore n'ubundi tutari kumwe face to face, n'ubundi yabyumvira ubusa. Mbere hose nta nubwo sinzi mbana gusa, sinzi mbana n'amagambo ari kuvuga gucya bari kuvuga yangaya none byari umuriro. Keza abuze ishuri, sibyo? N'igihe nataye ngewe nkurihirira imyaka n'imyandiko, ngiye numva nanteye agahinda, ndumva nanarira. Oya nyine ikindi cya kabiri, ishuri rivuyemo utabuze minerivare narakurihiriraga. Ega mama byararangiye, iby'ishuri byo byaranarangiye, n'ibyo byose ahubwo ndagira ngo mumfashe mu bibazo ndimo, mungire inama nawe. None ukeneye inama yo gusubirana na Keza na mama Keza, Uramugore ndacyamukunda. Ukeneye inama yo kugira ngo utandukane nawe burundu. Uramugore ndacyamukunda kandi urumva muri izo zombi. Ndacyamukunda kandi urumva nantwitira umwana, ntago nahita mpfa gutandukana nawe gutyo. None se niba umukunda watagukunda, ukunda utagukunda ngo nugutera iki? Ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba cyangwa ngo kuvomera mu gatete. Nuko niba watagukunda wowe ukaba ukimukunda, ukaba umushaka watagushaka, iherezo ryabyo ni iri. Urumva kubera ko n'ubundi twabiganiriyeho, ngiye namusabye imbabazi, we ubwo yagiye kubitekerezaho, tumenye umwanzuro, nindire kuko nzamenye umwanzuro we wazafata nimba tutagikwiye kubana. Tumenye ngo umwana avutse ari uwanjye, menye inshingano, ndagira nawe ngira inama
ikosa ryawe mugira inama y'icyo nakora nimba ari ukuri ku mugore yego ikosa ryawe wakoze kugira ngo mutandukane noneho si icyo kubwira cyumva ikosa ryawe wakoze ndakigenda wowe nawe ndabanza shishoze koko ndakubaza ikosa wakoze kugira ngo mutandukane ni irihe njyewe nta kosa navuze gusa icyo yitwaza ngo ntaguma kandi nubwo ese wamusabye imbabazi z'iki niba nta kosa wakoze urumva uyu mugore uba afite imyumvire itari nziza bikangombwa kumusaba imbabazi kugira ngo muturishe wenda se nk'uceceka nyine cyangwa agabana umujinya atari muri wo kumusaba imbabazi kuko ufite ikosa ko mu rwego kugira ngo woroshye ikibazo muri make mama Keza ikintu atsindagira avuga ko uyu mugabo genda haga niyo turi kuyitwaza niyo turi kuyitwaza aho umugore ajya kwita umugabo we ni gute umuntu w'umugabo nkawe wiyita umugabo ufite amaboko abiri ufite amaguru abiri ufite umutwe nanjye nibyo ni gute umugore avuga ngo ntuhaha wagiye umuhahira umugore ndamuhahira we kuki utamuhahira umugore ndamuhahira ahubwo umugore ntabwo ashima umugore ntabwo ashima none se ubwo waba uzi ko uri umugabo then uba mu n'ikintu kinyemeza ko uri umugore ababeshye umugore nta kazi afite umugore yabatunzwe n'iki kumara amezi 2-3 arashakisha niko yavuze ko ayishakishiriza arashakisha gute se kandi n'inda nayo mugwa nabi nongera mbisubiremo cyangwa aricuruza oya ntabwo yicuruza sinabivuze se ntabwo navuga gutyo ko yicuruza aho uri indaya ariko none ijambo indaya ryumvikana nabi ntacyo nabi cyangwa araricuruza none se niba nta kazi agira nkaba mbona ari umusirimu ninjye waha ubona ari umusirimu n'ibyo byose biba kuri njye ari yishyurira inzu arihahira we ntuhaha no se we ejo bundi dukora cya kiganiro wabonye uko imbere yari ameze wabonye imbere ari ubu ngubu iyi minsi twatumaze tutamaranye yaratangiye guhinduka n'udusuku yasizeho n'utw'amafuti ntabwo tubireba nyine wumva ibyo nabyo byagoheje evidence bigaragaza yuko mu minsi tumaranye wenda yavuga ngo imihahire yanjye ntabwo wenda yavuga ko imihahire yanjye idashyitse ariko nawe uri guhaha ndahaha kuba nshobora kubona ibyo bibiri cyangwa bitatu cyangwa byaba byabaye na ngombwa nka mu icyo cya 5 deni hoye biseka amafaranga yose cya 5 koko amafaranga yose muri Kigali arakora cya 5 cyahira umugore utwite akarya n'imbutora kandi umugore amafaranga yose muri Kigali arakora mama Keza ndamugarukiye wibiseka muri gutuma seka oya amafaranga muri Kigali yose amafaranga muri Kigali apfa kuba yavamo ikiro cy'umuceri n'izo ndagara muri oya buryo muri kundeba muri kuntera isoni mugatumutse kugira ngo twumve niba bishoboka kuko mama Keza nawe birashoboka kubera ko reka nkwibwirire inusu y'umuceri abantu babiri yaba hasi wowe ko kwiga tubibara mu bintu byinshi menya ngo nge nara urumva mu bushobozi bwanjye buke narahaga ahubwo wagize umugore bitashye nagize umugore utanyurwa nuko nabyita oya ntabwo icya 5 cyamunyuze abantu barya ubugari bakaburisha isosi ntabwo bibiri byamunyuze cya 5 bibiri byanyuze wita ufata iturufu ry'icya 5 ni nka sample nari ntanze tujya kuri bibiri sabyo ariko ke bibiri umuntu abantu babirya ku manywa na nijoro ariko mu byumvikana ntabwo ntaba nagize ahubwo ikintu cyabayeho wewe nyine uhahaga uko ushoboye ariko umugore ntanyurwe kandi no kutanyurwa nta nubwo navuga nta nubwo yabirekaga basi ngo yarabiryaga baza umugore unenga ibiryo anabirya ya baba mbega umugore unenga ibiryo anabirya none se yabireka ntarye nyine gusa nyine erega giye mama Keza namugarukiye nimba zamuzana mu cyaro basa akajya hinga nta mugabo umurimo koko uhahira umugore arya hage wivuga gutyo mama nawe wivuga gutyo menya ngo icyo umugore yakwirukaniye kutamuhahira n'ubundi yari asanzwe yigira oya uburi umugore wigaburiye buriya mwahuye amazi igihe atandukanye na papa Keza yari yitunze ase umugore namubwiye navuga ko ari ikirira umugore wihahiye rero ntabwo wasa kumubeshye ntabwo wamusondekesha icya 5 ikirirayo cyangwa ari indashima
wihahiye ntabwo wamurata ubunyobwa imbere n'intoryi n'ubugari bwasenyutse. ese ubwo ujya umugurira n'akanyama? oya ibyo byo two kwinjira mu rugo cyane. Iyo ugiye kugura inyama nyine gukora inama. oya no gukora inama ko kwinjira mu rugo cyane gusa nyine noneho se mwana reka tuve mu rwenya nubwo muri guseka birababaje. reka tuve mu rwenya mwana wa sibyo. Kera ikintu kimwe nshaka kukwisabira. Urashaka gusubirana na mama Keza? Ndabishaka cyane. Cyangwa urashaka gusubira mu ishuri? Ndabishaka cyane ishuri njyega nakiri inshingano. Ibyo by'ishuri ntago arizo nshingano mfite ubu ngubu. Ishuri mbese warabyibagiwe. Oya ujya gushyamo tujoke tumeze gutyo umugore byo nta gihe ataryoha. Ubuzima bumeze neza. Noneho rero hari ikintu kimwe nshaka kukwisabira. Niba ushaka gusubirana na mama Keza, kora uko ushoboye kose jyewe mpuze nawe. Umpuze nawe nge nganire nawe nk'abantu bakuru. Ahubwo ro mama Keza ducogo gutubazo turi hagati yanyu nawe. Ndebe nicyo nabafasha. Arawa nubundi azaguhuze nawe. Kuko nge nampingukire se. Nabi ubundi se yamfata. Ahubwo we nyakuruha urongera urwe umuhuze nawe. Uracyakunda umugore wawe? Ndamukunda pe nubwo yankoreye ibyo bintu ndacyamukunda. Ariko waciye bugufi. Kwako umugore wumva ngo aragutwikiye umwana kandi niyo mwana niyo mfura kandi mukaba mwara nkuri mu buzima ha buriya mwana wasanga atari n'uwawe. Ahubwo hari ugushituganira akajambo wakavuze. Oyo kantu ko nakavuzemo ariko ntago ndakemeza neza ntago nabyemeza neza. Bibwire na mama bimenye reka ntukagire. Muri ya misi nabwo nabitarutse muri ya misi nashaka nabimenya kuko wenda yakomeza ku muri ya misi yararaga mu kabari deni tushwana none numviye amakuru ngo wajyaga yiga mu kabara bango karagasoye ngo umwana ngo n'ubundi mwana ntagaruka ko kari kwikukora n'ubundi mwana ntagaruka ako nabyumvishe nyine abantu basangiranagaho nabyumvishe gutyo kandi amagambo nyine yo hanze iteka ryose ntabwo tuba tukwiye kuyaha agaciro je ntabwo nabiha agaciro eka ko n'umuntu ibi natakwibwiriye umuhagati ariko gitinya ikintu abantu bavuze kandi gitinya niba ari nawe wabyivugiye kandi umugabo nawe ushaka kumwegukana ngo akayoga ni kamusoma kweri urumva hari akayoga burya kavumbura n'ibyari biri mu mutima bitari byari byasoka bikazamuka kugira ngo nyine n'igihe abantu batabifuza ko nyine urugo rwawe rwabaho cyangwa ruba stable akavuga ati wa mugore nawe ndamukunze ndumva akabona ubwiza bwe kumva naramushaka akarushaho gukoresha uturufu hari wenda umwana avutse dende ugakoresha DNA none ajya namenya ko bya magambo yarakubeshya binatwara amafaranga n'amagambo ntabwo nya agaciro ariko ADN uza amafaranga yayo DNA itwara n'amafaranga menshi cyane sinanabona ni menshi yagurwa ni menshi ayo mafaranga uzayamuguriremo igitenge acyakenyera imyenda y'umwana irahari urumva rero inama rero nkeneye inama za mama na Keza ndazikeneye kandi inama ukeneye nizo kongera kuba nizo kongera kubana ntago izo kongera kuvuga ngo ninanukanye nawe ahubwo umushaka none umugore nabyanga umwanzuro uzaba uwuhe umwanzuro nabyanga ntago nzakomeza muhatiriza kuko ushobora guhatiriza igice kujya mu mwobo kigaturika ahubwo nzamenya ngo hatiriza igice kujya amaze no gukura zini migani ndamenye ngo umwana avukiye mu maboko mazima cyangwa umwana ariyemeza ko umwana azamurira cyangwa umwana atakira uwanjye cyangwa ngo n'uwanjye nzamufasha umwana yavutse cyangwa ko nabyara azahita guhereza umwana wawe nabyo byamfasha ukamujyana he umwana kamukuzanira njye se ndonsa umukecuru wonsa hari amezi hari igihe kigera umugore ashaka ko umwana atamumwigira akamurera ngo bemere kumurera bemere kumugwagiza imyaka 7 niko njya numva nanamufata kuko n'umwana wanjye kuko n'uburi sinabura umukozi wa murera cyangwa azana undi mugore nyine akamufasha kumurera undi mugore wenda akamurera nkajya kuko n'ubu nabonye akazi wumva uziruka mu bagore ntabyo kwirukanka mu bagore ariko gusa nyine mungira inama nabamagaye nk'abantu bakuru mungira inama ukazongera ukampuza na mama Keza uzankuze nawe uzambabarire mbere ariko se zabikunda azongera gufate baje yewe niganirire nawe
ukunda byeri kubi. ngani ko ndahantu waje nkagutama agacupa tukaganira nkubwiye icyo kunywa yazi inzoga zarazemera kubi. azabyara umwana nawe umwana uriya mwana azavuka ameze nka bushari cyangwa yarya n'iyago azavuka ameze nka bushari. kubera iki kubera inzoga. Hanyuma mama umuhungu wawe rero umugiriye ihe nama cyangwa uzayigira uyu mwana se ko wumva umwanzuro we yawukomeyeho? uyu mwanzuro ni wa wundi ahubwo wowe umwanzuro we yawukomeyeho ndashaka ubufasha bwanyu n'inama zanyu. ni uwo kubana n'umugore we. none rero ngewe ndashaka kuzahura n'uwo umugore we uzambabarira umpuze nawe, hanyuma nge tuganire numve icyanga cye numve n'icyo nabafasha. numva icyifuzo cye. gusa byakabaye byiza ubundi mama Keza nawe agukunda, kubera ko hari ibintu umuntu agukorera ukabona ko yagutereye icyizere. ariko uzi umuntu ukwita imbwa, njyewe reka nkubwize ukuri ndi umugabo ukanyita imbwa uri umugore wanjye, simbizi icyo nakora ariko ntago nakora. yamwise erega abakwihangana imbwa y'inzererezi abakwihangana. erega abagore badashobotse babaho ariko n'igihe uranze ubaye imbwa koko. ariko uyu mwana yari kuzuba, uyu uranze musore ubaye yari imbwa kuzubaka waretse uriya mugore koko. mwana wanjye waretse uriya mugore ukongera ukamwibagirwa nk'uko abagore wibagiwe bamugweje ibere buriya rya nabo mama bahoriye wawe. buriya ra ntabwo nakamwitsigweje gukora cyamfitiye amateka, ntabwo nakamwitsigweje. uyu musore wawe ngewe nkurikije ubwa mbere uburyo namwitakanye n'umwana mwanga, ntabwo yagakwiye kuba ananyirukanka inyuma, ntabwo yagakwiye kuba yikora biriya bintu. birangiye ari wowe uri kumwirukanka. nyine ni kwa kundi ubuzima bugenda buhindukirana umuntu. ejo wowe uri wicaye ku gasongero bikarangira wagiye dawuni cyangwa uri hagati na hagati. uri kwakurana ibyo yagukoreye. none se wambabariye ukamureka ukamwibagirwa koko. ariko mu byo nabatumiye ntabwo Hanyuma- nabatumiye kumubwira igitekerezo cyo kumureka. wasabye inama ariko akubwira ni inama ariko inama zo zirakenewe, ariko inama yo kumureka yo inama yo kumureka yo tuzayimenya twongeye guhura namenye n'icyo reka banza antekereza. soze, reka banza kubwira uko abyumva nawe uramubwira nimba ibyo cyangwa atari Nta kibazo. umubyeyi. inama yo kumureka ngo ntayashaka, none nkomeze nk'igihe cyanjye nk'uko nagitaye bwa mbere. cyane amumukundisha ku ngufu. ubwo mva bwa mbere nakugiriye inama wanga kunyumva, ubu ngubu uba urimbanyije kwiga, aba yasoje wenda kuyasoza mba nari guhita nkurihirira nkagusubiza mu ishuri. ibyo ntabwo urabyanga byabaye bigikomeza ugwa inyuma nyine. y'umugore. erega byose bibaho kubw'impamvu, Urikumva? none birangiye n'umugore akwanze. byose bibaho kubw'impamvu. na n'ubu ndacyakugira inama yanjye uko mbyumva ukambwira inama ngo yawe oya. si nyanze, ariko Ngo hoya, ngo hoya, ndagira ngo ngo hoya. umenye ngo umwanzuro wo kuba natandukana n'uriya mugore bizaba muri we, kubera ko inama umuhaye si nyanze, ariko nawe ndagira ngo muri umenye wese ngo ko wumva n'ubundi akwihakana. ndagira ngo akakwita imbwa. ndagira amenye ngo buriya we nawe Jefayini hari nta yaryamanye kinyeneye. n'imbwa, arabyemera ariko yaryamanye n'imbwa atwitiye imbwa, atwitiye imbwa n'inzererezi. umugore w'imbwa atiga ariko sinari mbizi. wenda ndagira ngo umenye ngo ndagira ngo umenye ngo mwese wenda bahari umugore ukwita imbwa na mama hari uracyamukurikiranye. yivugire ngo ntabwo akinyeneye, deni tunamigiye n'imyanzuro dufata, menye ngo wowe uragira ngo abe ari ubikwibwirira. aya sabinyibwiriye na mama hari anabyumve, hato atazanangarukira agasanga ndanamusekuye, menye ngo n'umwana ntwitiye se uwanjye cyangwa n'uwanjye nabyo byatuye mu kanwa kabivuge, kuko naho magambo nawe nasize mu nanose ahantu nubwo ntabanyaha agaciro. menye ngo umwana se uwanjye, menye ngo n'uwanjye, menye ngo turatandukanye, menye ngo umwana nzamugiraho nyine nzamugiraho uburenganzira, menye n'icyo ngomba kuzakora kugira ngo umwana mujye agisesa. nibyo ibyo wifuza ubwo ibyo ngibyo ni mama Keza uzabigusubiza rero. niwe uzabinsubiza, ariko agomba kubinsubiza namwe muhari, byaba byiza kugira ngo atazongera no kwirwa ncanga mu mutwe. wenda ndacyafite vision yo kuba nagira ibyo ngeraho. wowe washaka n'undi mugore. nashaka n'undi mugore urase kambara, kuko ni no kuba nanaremeye kwakira inshingano ni ukubera n'umwana, ahanini n'umwana. urumva n'umwana atagihara atari n'uwanjye ntabwo nahorerera barubana, reka nakuzaho wenda ndakureba nkumva uranshekeshe. nkaba narakurakurije abandi ariko ngakuzaho. ese ko wambwira gukura kubimenya bivuna. biravuna biravuna, ariko ntabwo bivuna nko ntabwo bivuna kurusha kurera. biradasekeje. ati ndakurakuza nkakurakuriza abandi. nabyo ngira ngo mbimenye mba narakurakurije abandi.
n'umwana ashobora kuzaza avuka asa nanjye ariko narakuragurije abandi wambwiraga ko atari ubizi n'uwanjye gukurakuza. ugasanga avutse asa nanjye ariko n'umwana atari uwanjye kubera narakurakuje neza ugasanga umwana avutse asa nanjye ariko atari uwanjye ko mutari kumwe buri kutari gukurakuza Hari abandi bari gukurakuza. sinzi naba narahageze nta n'ubuzi yawe sinzi n'iyabo cyangwa yasanze papa nimba yarasanze Keza. papa Keza nimba yarasanze abandi bagabo be sinzi Mwese nta nimero za papa Keza ugira ntiwamuhamagaye. naramuhamagaye ansubiza nabi ntabwo nakongera kumuhamagara Ariko uzi ko nta n'isoni wahamagara ugira. umugabo isijye Ujya guhamagara wahamagara umugabo musa. umugabo wamutwaye ndatumutwaye umugore nzu yo kumuhamagara namata umugore wawe nanjye ahubwo byarancitse Yes. nuko rero kubera ko muri abakeba abenda hano we rero ntabwo mukundanye nawe yumvise ngo mwatandukanye yakwishima niyo mpamvu rero nta n'ikintu kinari kugusubiza hanyuma turi gusoza turi ikintu ubwira umugore wawe rwose ugikunda umugore wawe ukifuza ko mugumana ndabizi iki kiganiro azacyumva yumve ko nkimukunda kandi ibyo by'ubwitwazo byo bangu ntabwo mahana n'akazi karabonetse ubundi kwenda no guhembwa amafaranga cy'akazi ndaryoshye ahubwo abyumve nimba ari rege kuba yaza je ndamwiteguye kandi akaza yarahindutse n'ubwo ryarabushyize hasi akaza yakinshingano zo kuba umugore kandi nkamenya ngo akazansobanurira neza nkamenya ngo nimba koko amagambo yaravuze ko ari ukuri umwana asuwanjye menye umwanzuro kamenya imba umwana ari uwanjye ngakomenya inshingano nkomerezaho Ariko uracyamukunda gusa yumve ko nkimukunda nubwo ibyo byabayeho ururove ruracyahari byabayeho urukundo ruracyahari nubwo yanyandagaritse akaneza abantu akanyirukana ku manywa yangu yumve ko nkimukunda ningende naroretse rwose naroreje pe nuko rero yumva aho ari tuze yumve ko mukunda nimba wabitakimurimo ibintu bigezweho byo kugira ngo nafata umwanzuro aha kuri bigezweho nsigaye mbona abantu benshi ariko abasore benshi hari ukuri baragenda bakitsinda ariko mene abo ngo bigezweho nabo bakurikiye ibiceri baba bakurikiye amafaranga uriya mugore n'iki nayo mukurikiyeho wowe wamukurikiyeho iki uriya mugore ni urukundo no kuba antwitiye umwana nose ubwo hari ikindi munamukurikiyeho nta etaje afite muri Kigali nta n'imodoka afite nta n'imodoka afite ariko afite dukeya natwo amakarita agera mu munani ya tugutungishijemo utwo dukeya natwo ngo uraturura tuhise mugikoresha tapandiko ariko nyine ntabwo ari byo nshatse kuvuga gusa menye ngo ntacyo nari mukurikiyeho n'urukundo n'umwana wanjye akoresha tapandigo ariko nanjye reka ngire icyo mubwira buri wese reka ngire icyo abwira Mama Keza nawe nasubiza inyuma kuba amafaranga tugwahisha ntago twagusekaga ahubwo twagira ngo nyine twaganiraga gusa guhaha umuntu akora icyo afite uhaha mu bushobozi bwawe ufite kandi yari abizi neza ko nta kazi ufite mwateranye inda abizi neza ko nta kazi ufite niba yariyemeje rero kugira ngo mubane yakakwakiriye ukuri ntakugarire ukuhaha iyo umugore ngo mwabanye mama mugiye gushyira hamwe ibyo ari kugukorera arimo arakugayisha ari kukurenganya ko ntabwo wajya kwiba kugira ngo uhahe neza uhahe ibyo ushoboye ahubwo yakabyakiriye mugafatanya gushaka ibirenze akeneye nawe abyumve mama nawe agira ijambo umubwira ndagira ngo nanjye ngire ikintu ubwira umukazana wanjye Mama Keza ndagira ngo mucire umugani duke twineza turuta ikimasa cy'umushishe cyuzuyemo urwango umwana wanjye aramukunda kandi afite duke kandi utwo duke atumuhana ineza natwakira uko turi abane n'umwana wanjye amahoro kandi ni ukuri namara no kubyara mwijeje ko nzamufasha kuri buri kimwe ibyo bintu ndabimwijeje Mama Keza nahinduke areke kandi nako gatamanywa ni ukuri nakagabanya nywe gakeya nta mugore wanyweye inzoka umugore yanyweye inzoka agasinda ku manywa na nijoro byanze bikunze atibara nareke nagabanya inzoga ataratibara murakoze hanyuma ikindi kintu nanjye reka ndumva twasoza Mama Keza nyoko bukora kwakiriye yemeye ko yifuza kuganira nawe kugira ngo akugire inama
arakwakiriye muri famiye. Rero niba uri umuntu mukuru nawe gerageza, wenda warihaye turabyemera, ariko waca bugufi nyine ukabana n'uwo ukunda n'uwo wahisemo, kubera ko niba ushatse imbwa uyizi ko ari imbwa uri imbwakazi, si byo se? Niba waremeye kubana n'umuntu ukavuga nyuma ko ari imbwa, imera nyine ko ari uko bimeze, ahubwo mushakisha uburyo mukora mwese muteranyije bwabo buveho mu babano bwabo buvaho rega. Ntabwo ubu bw'umuntu abupfana, iyo ubishatse urabwihungura bugatakara. Rero reka dusoreze hano, ubwo nzahamagara mama Keza mbahuze tubiganire, wa mugano umugire ya nama twumve ko ari cyo byatanga. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.